nukuri se face mwana ndumva mama nziza buri gihe oye turi ahantu ushize wanjyanye ukuntu ari karite hari class ibintu narabikunze akopo toyesha wakintu nzakundira kabisa akambwira ko ndore mu kabari ukuntu meze n'ukuntu amaso ameze yahishije se mani niba wumva ko turi kumwe ntunyikire gahunda umfashe isaha bampaye ni 11:00 we ntago nagutenguha no mu futu uzajyana rega uri inshuti nziza reka ngende ndebe ukuntu nabwira mama nyina mpaga umwana wa gasasira ko ndi kubona ari gutsindwa na hano se kandi na hano niki ibi ntibishoboka umva ibyo mwari murimo byose mubireke mubireke dusohoke ndabasohoka nimba n'uga rwawe utoga kagira murakosheri umva dusohoke bwira na gihozo ibyo yararimo byose abihagarika ibyo uri kumbwira uri seriye igihe mba narabivugiye tugomba kubikomeza reka umva nanjye nuko rimwe birakunda ubundi bikanga hari gihe mba numva ndi stress rwose numva byanyina ntabwo mugomba kubikomeza tugomba kubikomeza amasomo yacu akashabye by'amasomo ngiye ntimukajye mubimbwira mwaretse nimugoroba ko nabonye akarinye tukaza kujyana n'abajama bashiti bandi tukagira akantu twisomera tukikuramo izo stress nukuri se face mwana ndumva mama nziza buri gihe oye turi ahantu ushize wanjyanye ukuntu ari karite hari class ibintu narabikunze hakigera bamutangiye n'ibiki mama yiga muzajya mwirwa mama yiga gusa ntabwo muzajya musa no masomo tuvuye kwiga mwireke ntabwo muri amanota twaciye ntabwo twari tuhagaze neza wowe nkawe wayo wewe nyine so Ikinege bagira kuki uba wishinga uyu nguyu kuko akagushuka nawe ukemera Oya barankunda ndabizi ariko kandi ntabwo byabuza kwigira mu gato gusa uzamenya aho isi igeze gute umva mwihorere hope ntajya hinduka twigendere ngaho mugende ibyo byanyu simbirimo mfite inyota ntabwo sinzi tubiciyemo halo yo Kiroso vipi man umva man reka mubwire Kiroso umva se mubwire uretse mubwire umva nabundi ebyiri zirashize ugomba kuzuga tuzishyura dore watize ntari bise marare umva kamubwira ubwa mbere umushonye tu kandi mfite randevu urayizi nakubwiye nawe randevu nakubwiye so uyizi randevu nakubwiye we nakinjira muri ako kabari ebana tukati ebana ibumoso bwawe uzamuke tubona ahantu aho tubinga nicayemo tu yo yes man nakugezeho narakumvishije bro yo mani kabisa pole kabisa mani banje kugabo makagenda nabundi iyo ndi ya kabiri mani maze kubera romance pole kabisa bonze kugira igihe ugendera ugenze bitoro mani bidanshira aho tunazindukiyemo yana urabera ko urabizi nyine bro nimugoroba ahantu narindi naguhamagaye cyaje nari nabenetse byadanse urumva nazirayemo urumva bro so bizi si akopo
Poesha wakino. Kabisa kambwira ko ndore mu kabari. Ukuntu meze, n'ukuntu amaso ameze. Jisha waraye mu. Yahishije se man. Shadi rero kubwira. Biriya bintu bya hope ntabwo mba mbirimo. Niba wumva ko turi kumwe ntunyicire gahunda. Umfashe isaha bampaye ni 11:00. We ntago nagutenguha n'umupfu tuzajyana rega. Uri inshuti nziza. Reka ngende ndebe ukuntu nabwira mama nyina mpagashya. Nontinze ikintu ngiye gukora no gushyiramo ikanzu narangije gutera ipasi nasize giteye. Kananye ndetse twatwenda gutwika nta mukanya. Sawa nta mukanya sawa. Sinzi ko nabikubwira. Anje anniversary naho umukobwa mwi. Ongeraho ngoza. Mwi. Ndabizi bro we ntabwo ujya wisohokana. Ongeraho umukobwa mwi. Ongeraho za. Ni za. Okay. Ni za. Yatabuye. Noneho umase. Noneho numva uruzajyo mfite inshuti to bitajore. Ese myatijore uriya mukobwa ndamushaka any cost. Icyo bisaba cyose ndi ready. Urazi mandita yawe Icyo cyane kirafitinga se fresh man. Mbega inyuma mbega imbere. Ndabizi ntabwo cyumeza nawe cyane ubu. Kamubwira ahubwo ubundi bunenze ko ubundi uzanga kura surprise wasanga turi kumwe. Nibune maplan mfite bari kuza mbere yawe. Ahubwo sinzi impamvu ubahatanze ariko sasa nawe horo. ahubwo buriya reka bamagare. Ariko Yiza. Yes. Bro reka ubize ukuri sibyo usibye no kwibagira amatsiko ndabizi urantungura ariko baretse muhamagare mukoringe n'undi. Undi n'umukobwa mwisi tumenyanishwa ibyo kuri telefone tujibwira ko kanya. Inshuti yanjye joli. Inshuti yanjye joli. Okay. Ndumva nariho tu nakibazo. Siko mamagaraga mani gakira. Runa. Hapa na ina bicetse. Yes allo. Yo Joli. Biteze. Ni byiza. Amakuru ni meza. Amakuru meze gute? Oui, meze neza. Ego nta kibazo. None se ni gahunda y'umunsi meze gute? Ni ntugasaze ndaza. None se wa mwana nakunze tu. Nawe wamukonfirmye muraza nta kibazo. Nawe namukonfirmye araza. Twavuye ku shino maze kubimubwira nawe yagiye kwitegura. Ubundi Joli ni inshuti yanjye. Ubundi uri magara wanjye. Sasa njye ntabwo nakubwiye nahageze. Nikumva komande nayitanze. Kaze umushyira hagati. Ego. Nashaka kureba nishina kintu wamufite. Ego. Nashaka katike. Tubonake nyine tunyabone ko biteguye neza sawa. Asante sana bro. Ndakomera Joli. Sawa merci. Okay, thank you man. Okay. Sawa. Bro. Kibazo. Uziko Patrick ayiserewa. Yoreje n'itiki. Kandi nigira no kwitegura ahubwo ntaza kuva nkererwa. Sheri muraho rero? Turaho mu rugo hano n'abana bameze neza na hope yavuye ku ishuri. Ubwo yarananiwe yararyamye gato ishuri wakazi kameze gate. Akazi karaho. Mu buzima busanzwe nta kibazo. Turi no gukora bikaza. Ya business yawe y'ubucuruzi. Business irimo kugenda kubera yuko na bya bintu natumye mu Bushinwa byari bigeze majerwa. Urumva ko nta kibazo rero mu gihe cy'icyumweru kimwe biraba bigezeho. Hanyuma ya masorori ya madongo nta byamenetsemo mu makarito. Oya nta kibazo. Hanyuma ahubwo wa mugabo Alphonse wari waguhaye frawe kumukorera we bigeze hehe? Namukoreye igishushanyo. Brian ikoze namukoreye Dovi. Yampaye n'avance n'ubu yarashize kuri konti. Ubwo igikurikiyeho nashizeho abakozi ku shansi batangiye akazi.
ahubwo ndi kubikurikirana kuri telefoni bigiye kurangira amafaranga yandi nayo ayampe. Urimo kujya gusura nuba ngo ntabwo wigeze urekera abakozi bya bindi byanyu rwose ugenda mukigira mu kandi kazi bigatuma muhemuka rwose. Umugore wanjye ibyo ngibyo ntubizi hose ndakurikirana rwose. Buri gihe mba nagezeyo narebye uko bari gukora ibigoramye nkabikosora nkabereka uburyo babigorora. Nta kibazo mbese nawe tubanye neza. Hanyuma se amakuru y'abana ku ishuri bimeze bite? Kubera akazi kambanye kenshi simbona uko nganira nabo, nza bwije nkazinduka ngenda. Bimeze bite? Nta kanya mbona ko kuvugana nabo. Ko abana fisi araho navuganye na mwarimu na animateri wabo ambwira ko ari nta kibazo no kwiga ari kwiga neza. Hanyuma rero hope twari turi kumwe hano turi kuganira mugira inama nk'umwana mukuru kandi w'umukobwa, mubwira ko hanze anga hari ibishuko byinshi, mubwira ko ikintu cya mbere agomba gusenga akajya ashyira imbere Imana kuko Imana wayishyize imbere byose bigenda neza. Yari ari hano rero anambwira ukuntu ku ishuri babongeje minervale yiyongereye. Ndi kubona nsigaranye nk'iminota 15. Wandebera Hope nawe akaza tukavugana, ariko ukomeze ubabambere hafi kuko akazi karamperanye rero nangera hano bwije akazi kagera. Mumbwirira ze tuvugane nawe. Hope nino hano sara gushaka bicara ngaho. Hope mwana waje makuru. Ku ishuri biragenda? Biragenda. Ngomba kugenda mbibara nkabibara neza, umuntu wese nahaye amafaranga yanjye kamenya igihe agomba kunyishurira. Aya ni Nyabara, yo kwa Yohani, kwa Jacques, ndahita b'ibihumbi 300. Message se inka ya data mbadoga rwa Butogo ndakaroga sinamenye watumye mbumuhungara yanyishuye 300 yose. Ariko nagira amahirwe pe. Wada ewe sheri mukundwa akazagera hino mubwire. Ni biki? Umva. Ese ko ndeba wahindutse wishimye cyane n'iki kibaye? Umva. Ibyo mwari murimo byose mubireke. Ngwiki? Mubireke dusohoke ndabasohokanye imbadoga rwa Butogo. Kagira murakosheri. Umva dusohoke bwira na Gihozo. Ibyo yararimo byose abihagarike. Ibyo uri kumbwira uri seriye kubera uburyo ugira brage nyinshi hari igihe umbwira ibintu nkabwe si ibintu nibyo cyangwa shera ari gukina. Nyine nta bya brage birimo naripanze kandi nabishize ku murongo uryo umuryango mwiza utekanye ibintu bibasawa barabara. Mubwire Gihozo mufunge ibyo mwari murimo byose muze mbasohokane umuryango wanjye mwiza kandi nemera. N'ubundi rega yego umukunzi. Na hanyuma mwite mubitunganya gutyo duhite tugenda. Reka mbwira Gihozo umukobwa wawe. Mwongore. Yitegura se. Gihozo mwana wanjye. Surprise! Uyihe se mama? Uzi ibintu bibaye? Papa wawe aradutunguye. Adutunguje surprise ishyushye nziza. Aka kanya tuvugana. Arashaka ko tureka byose akadusohokana kubera imyitwarire yawe mwana wanjye myiza nanjye mu rugo rwacu kandi urabona ko ngerageza nkitwara neza. Ubwo rero gira vuba ibyo byose zinga witegure. Umva nge biba byandenze gusa umva Imana yaduhaye urugo rw'umunezero. Ngaho ibyo byose birekugire vuba zinga amakayi witegure nanjye ngiye. Mama reka ngire vazite tugenda rwose. Ndava mwana wanjye. Yego. Se koko gahunda nari mfitanye na Jori papa ibintu ahise azanamo ngo byo gusohoka kuko kamamagara Jori tagira ngo namwiciye gahunda kuko ntago abizi ko ntajya mutenguha. Komeza wige neza wigengesere, urabona nababyayemo ari abana babiri wowe na musaza wawe rwose mutaza koza ababyeyi isoni
nimwe turimo dushakira mu imibereho mwirinde ibishuko n'ibyo. Bana bacu turiho ku bwanyu turavunika amanywa nijoro ku bwanyu, murabibona ko tutaruhuka. Umwana w'umukobwa ugomba kujya ugira uko witwara. Hari ukuntu umubyeyi aguha liberté ukishyiraho libertinage, bivuze ko rero ugomba kujya utubwira mu gihe amasomo watinze kuva ku ishuri mwakoze ibizami cyangwa se hari ikindi kintu cyaratingije ukatubwira. Ikindi kandi ugomba kwirinda ibishuko biri aha hanze. Abahungu bari aha hanze usanga bagushukisha utuntu tudafututse kandi urabizi ko ntacyo wigeze tuburana. Turiho ku bwanyu nk'ababyeyi banyu, dukora buri kimwe cyose kugira ngo hatazagira ikibahungabanya mu mibereho yanyu, mu kwiga kwanyu ndetse no mu buzima buzaza. Niyo mpamvu rero tukubwira uzadusebye, ntuzadukoze isoni nk'umwana w'umukobwa. Ugomba kuba ikintu cya mbere mu ndangagaciro, ugomba no kugira gusenga, kuko burya iyo usenga hari ibyo wubaha, hari n'ibyo uziririza. Ugomba rero kujya usenga, ugomba kubera abandi bana urugero, ugomba kwirinda ibishuko by'abasore ba hato na hato. Hanyuma se nta bindi bintu waba ubura byagufasha mu masomo yawe ya buri munsi? Ibyo nari nkeneye nabibwiye mama, nyanzwe yabikubwiye. Sheri, nuko nari ntabyibagiwe, ariko umwana yari yambwiye ko akeneye imashini, akeneye modemu ifite jiga nyinshi kugira ngo ajye abasha gukora ama assignment ye nta kibazo agize. Ikindi kandi akeneye na telefone ifatika kugira ngo ajye abona uko abona amakuru y'ibyo ku ishuri. Hanyuma ndabona amasaha ari kungendana. Hari umuntu ngiye gukorera dovin yo kumuha igishushanyo mbonera. Hari umuntu ushaka kubaka etaje kandi twahanye gahunda, isaha zirageze. Wicare na mama wawe mutekereze ku bikoresho ukeneye byose. Iyo mashini iguza ngahe, telefone iguza ngahe, hanyuma ninza kuza mama wawe arabimbwira, basigira amafaranga uzajya kubigurisha. Yego rwose murakoze papa nawe mama, kuba mugiye kugura ibyo bikoresho. Nanjye ndabasezeranya ko nzaba umwana mwiza, nzitwara neza. Kanongere mpamagare Jori koko telefone ayigize ute kandi twe dufitanye gahunda. Nawe rero ahoranye ubusese twari tumaje kumvikana, none dore nanone ayikuyeho. Ibintu biramvanze koko, gahunda za papa zitunguranye na mama. Jori nawe telefone ayikuyeho. Kanongere mpamagara ubwa nyuma numve. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please. Jori rero ubu ngubu ndamwihoreye, reka nitegure ngende. Ubu ntaze kundenganya ko namwiciye gahunda, kandi namuhamagaye telefone ahise ayikuraho. Njyane n'ababyeyi nta kundi nabigenza, ariko nabo barambangamiye. Ndebe nkosora ibizami nduhuke. Okay. Kuri uyu. Okay. Uyu mwana ko akomeje kunanira narabe. Yongeye yatsinzwe kandi. Kature mu gihembwe cya mbere harya yagize amanota nk'ibiki turebe. Igihembwe cya mbere uko byari bimeze. Ndabona yaratsinze pe. Ndabona yaratsinze hano, yaratsinze. Umwana wa gasasira ko ndi kubona ari gutsindwa na hano se kandi
na hano niki ibi ntibishoboka. Uyu mwana ababyeyi be bararizi koko, bazi ko ari gutsindwa bene aka kageni. Ko nimero za senta zifite cyangwa ndabona ntazo ko buriya Ruwiza ntiyagira nimero zabo. Alo, wi Ruwiza muri aho? Tumeze neza nta kibazo. Amakuru y'iminsi? Okay, Imana ishimwe ubwo muri aho pe. Natwe tumeze neza. Nari ndi kukubaza harya wa mwana wa munyeshuri nigisha umwana wa Gasasira. Okay, ufite nimero za papa wiwe ko mushaka? Sha nanjye nari ngeze mu rugo ndavuga nti reka mbanze nkosora impapuro. Banze nkosore hanyuma mbone nduhuke. Umva ndumiye kabisa. Ndumiwe uyu mwana w'umukobwa we mu gihembwe cya mbere aratsindaga, ariko ubu noneho byanyobeye pe. Umva nta kintu na kimwe ari gutsinda. Sinamenya kabisa. Ariko we birashoboka kuko hari amakuru nigeze kumva yuko bambwira ko ngo afite ikigare asigaye agenderamo. Okay, nibyo. Ngo asigaye afite ikigare agenderamo da. Umva nyunganira rwose. Nyunganira umpe nimero ziwe mpamagara ababyeyi be kuko ndi kubona bigeze kuri. Tudafatiranyije hafi rwose simbizi kabisa. Oya buriya tuba tugomba gushyiraho umwete. None se abarezi nicyo dushinzwe reka. Ngomba kwitanga da. Okay, sawa reka ngureke nkomeza akazi. Mbona uko nduhuka, sawa? ndabasohokanye ubundi tuze dusohoke tuganire, ufate agacupa koroshe. Yo salamu. Salamu. Meze bitese? Ndaho. Nese jora rero ko muri wenyine. Jori rero sinzi namuhamagaye telefone yanga gucamo. Nageze mu rugo twapanze nyine ko turaza gutemberana. Papa arangije ahita apanga kudusohokana ako kanya. Namuhamagaye ngo muhakanire ko ntaboneka. So biranga telefone yanze gucamo. Niyo mpamvu ubona ndi kumwe n'ababyeyi. Ntago mbizi nanjye namuhamagaye sinzi ikibazo yagize mutwe ntago yigeze afata telefone. Ona mu nda ndi kumwaka ndiko n'abajama banje. Nembiteguye tu. Wenda bone wenyine sitokore. Sinzi yagize bitawamuhamagaye biranga. Sinamuhamagaye biranga ariko urabona nyine nasohokanye n'ababyeyi. Papa nyine turi kumwe na mama. Nabonye. Ya nabonye. Umva simbere yo kugenda se wamaye nimero yanezo. Okay. Tamamaza. Reka nzigushyiriremo. Okay, ni gihozo. Bigihoze. Rakoze. Igihe mba narabivugiye. Bitse.